Mahoro nk'uko rero wabibonye titre y'iyi video uko ibivuga, nanditse igitabo, akaba ari igitabo cy'abana kigenewe abana. Mbere y'uko mvuga byinshi rero ku bijyanye n'icyo gitabo nanditse, niba ari ubwa mbere ubonye iyi sura, nitwa Marie Ange Bukize Pascal, nkaba ntuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri state ya California. Nkaba rero nkora mu bijyanye n'amashanyarazi aturuka ku mirasire y'izuba, akaba ari nkaba ndi umu designer, nkaba designinga system. Sinzi ukuntu nabisobanura mu magambo y'ikinyarwanda, ariko ni nk'uko nkora design, nk'uko ubona architect ashushanya ibijyanye n'amazu, nanjye nkora noneho nk'umu architect ariko mu bijyanye n'umuriro w'amashanyarazi. Ikindi kandi nkaba niga masters yanjye ikaba nayo yerekeranye n'ibyo nkora, ikaba ari mu bijyanye na energy systems engineering. Ikindi kandi nkaba narashinze ikigo company icuruza ibitabo mu Rwanda yitwa Igitabo. Uretse kuba ducuruza ibitabo kandi tukaba dukorana content zijyanye n'amashuri. Niba ujya ureba televiziyo yitwa Isibo TV ukajya ubona abana basoma ibitabo, ni twebwe dukora izo production. Tugenda dufata abantu batandukanye, yaba ari abana yaba ari abantu bakuru, bakaba basoma ibitabo noneho tukabicisha kuri televiziyo. Tukaba dukora n'ibindi bijyanye n'amasomo za mate, za shimi, ibintu nk'ibyo. Uretse ibyo kandi nkaba nanone narashinze, nkaba nayobora ikigo cyitwa Malayika Community Center, Malayika Ange. Icyo kigo rero akaba ari nacyo cyatumye, niba ariko navuga, akaba ari nacyo cyatumye nandika iki gitabo. Nkaba ndibuze kugaruka ku byacyo nyuma. Ikindi kandi nkaba ndi inshuti, I'm a friend ku bashuti banjye. Ikindi nkunda guteka, ikindi nkunda gusoma ibitabo. Impamvu ibyo byose nifuje kubivuga uyu munsi nuko mbere najyaga mbajene, najyaga ngira akangononwa iyo abantu bambazaga ko nkora ibintu byinshi, kuko uri ibintu byinshi bibonera umwanya ute, kuko uri ibintu byinshi ahari ntihari ibyo ukora muri mediocre. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo uwahawe taranto 5 azabazwa 5, uwahawe 10 azabazwa 10. Kandi ikiza nuko ntago njya mbona aho biri gupfa hahandi uvuga ngo duhamagare 911. Niba nawe uri mu bantu nkanjye, ntabwo wari ukwiye kwiganyira, kandi aho kugira ngo ubure na kimwe ukora, wakora byose. Rero dusubiye kuri Malayika Community Center, akaba ari initiative cyangwa se igikorwa natangije. Ni kimwe mu bintu bindi ku mutima cyane nk'umuntu ukunda ibitabo, nk'umuntu kandi advocate, ukora advocacy nyine ku bintu bijyanye na education. Ikibazo cya education kirahari ku isi hose, ntabwo ari muri Afurika gusa, si mu Rwanda gusa, no muri Amerika kirahari. Ariko noneho wagera iwacu bikaba ibindi kubera ko ntabwo tubona ibitabo ku buryo buhagije. Ikoranabuhanga ntirirasakara, amikoro aracyari make, abarimu ntibafite ubushobozi bwinshi nyine bwo kugira ngo bigishe abana. Bikaba bitugiraho ingaruka zitandukanye, yaba ngewe ushobora kuba waragizweho, yaba ari ngewe cyangwa wowe ushobora kuba waragizweho ingaruka mbi n'imyigishirize. Ntabwo navuga ngo nta gihamya, ariko ni ituzuye, niba ariko nabyita, kuko abarimu baduhaye ibyo bari bafite n'ibyo bari bashoboye. Rero Malayika Community Center ikintu dukora, ni ikigo gitanga extra curricular activities. Akaba ikintu cya mbere dufitemo library y'abana. Iyo library y'abana rero ikaba yakira abana bari munsi y'imyaka 18. Nibidushobokera amikoro akaba akaguka, tuzatangira no kwakira abakuze no kubashyiraho section zabo. Abo bana rero bakaba baza gusoma ibitabo ku buntu, nta mwana twishyuza. Ikindi kandi bakaba bafite Janine, muri bubone muri video ikurikira ubakurikirana. Janine akora akazi neza, hahandi nyuma yo gusoma ibitabo afasha noneho n'abana gusubiramo amasomo bize, niba ari devoir, niba hari ufite ibyo atumvise.
ndakwinginze nyuma yuko ureba iyi video ya introduction nkoze wihangane urebe video ikurikiraho kuko nifuje kubereka nyine ibyo ndimo ndakora. Rero kwandika igitabo nanditse, ufite igitabo nanditse nacyanditse mu buryo bwo kwizihiza isabukuru yanjye iba mu kwa kane. Natekereje ndavuga nti abantu bajya muri vacances, abantu mwaka rero nkaba narahisemo kuvuga nti reka nandike igitabo kubera ko nk'umuntu usanzwe mba hafi y'abana usanga ibitabo byinshi dufite n'ibitabo twakuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hari n'ibindi dufite bike twaguze mu Rwanda, ariko inkuru ziri muri ibyo bitabo ntabwo ziri zisanisha n'imibereho y'abana bo mu cyaro cyangwa se abana bo mu cyaro. Rero navuze nti reka nshaka uburyo nandika inkuru ntoya ariko iri inspiring. Igitabo cyanjye rero cya mbere ubwo kiriyongera, umwanditsi ariyongera kuri izo titire zindi, kikaba cyitwa Giramata, akaba ari inkuru y'umwana w'umukobwa utarabashaga kwiga neza. Anyway, ikindi wenda navuga mbere yuko mbashishikariza kureba mbere yuko mbashishikariza kureba iyo video nuko niba wifuza kudufasha kuko ni inshingano nihaye, nongere mbisubiremo pe, nta muntu wundi ushyira amafaranga, nta muntu urantera inkunga uretse nka famiye yanjye. Rimwe na rimwe bagura ibitabo bakabijyanayo, ubundi bakagenda bagasura abana, ariko ubundi nta muntu wundi untera inkunga. Ni ibintu dushobora gukora niba wifuza kujoininga, niba hari support ufite runaka, please. Icyo bisaba nuko waduha ibitabo. Turifuza ibitabo pe, ibitabo ni ikintu dukeneye kuko library imwe nibura ibikeneye hagati y'ibitabo 500 n'igihumbi kugira ngo nibure tumenye ko abana baziga umwaka wose bafite ibitabo bihagije. Ikindi nuko nkuko njya mbivuga mu video wanjye nuko buri mwaka niyemeje ko nzajya mfungura library. Ndabivuga nciye bugufi, ariko nanone nk'umukristo nizera Imana ko buri gihe iguhaye vision itanga na provision. Ntago nzi aho amafaranga azakomeza kuva, ariko uko mugura ibitabo muri Igitabo n'ubundi buryo bwo kudushyigikira. Niba wifuza kudushyigikira waduha ibitabo, niba wifuza kudushyigikira gura ibitabo muri Igitabo. Ari amafaranga aragenda akajya agahemba Janine, akagura n'imbuto. Nibagiye kuvuga ko 2 mu cyumweru tubaha imbuto n'amagi, ndetse rimwe na rimwe ya bya bintu nkunda amandazi kandi mbere nkiga muri secondaire reka nta nkurya amandazi karagaciyemo. Ni gutyo rero wabasha kudusapotinga. Ndashimira rero Nowera, akaba ari we uhagarariye ibyo bikorwa mu Rwanda, akora akazi ke neza. Ndashimira Debora, nawe aradufasha, nawe n'umuyobozi wa Igitabo. Ndashimira Janine cyane kubw'umurava we n'ubwitange. Janine ni umuntu ukora ibintu akunze. Janine ajya nkankamira Janine yego. Ndashimira kandi n'abantu bose bari involved. Ndashimira musaza wanjye ko nawe ni umuntu ujya utugurira ibitabo. Imana imuha umugisha. Ikindi kandi ku bantu ku myandikire y'icyo gitabo, ndashimira Fiona, ndashimira Shenge, abantu bamfashije gucishamwe amaso bagatanga commentaire. Sinarangiza nashimiye Irene wakoze illustration y'icyo gitabo. Uko bizashoboka tuzagenda nyine tu printinga copy zihagije, ariko ubu ngubu tukaba tugiye ku printinga copy zijya muri Malayika Community Center. Malayika Community Center rero iterereye mu Gakenke. Abantu benshi bahora bambaza ngo kubera iki nahisemo mu Gakenke. Njya kuyitangira iyo dufite ubu ngubu iya Nyamasheke turacyagerageza kubona ahantu hakwiriye ho kuyetabisa, ubwo akaba ari ya kabiri cyangwa se ahandi hantu. Anyway, Gakenke impamvu ariho nahisemo njya gutangira nyine iki gitekerezo, nashatse umuntu dusanzwe tuziranye wamfasha kwetabisa iyo ishami nyine kutangira icyo gikorwa. Hari umushuti wanjye rero uzi area ya Gakenke, yarambwiye ati nagufasha tukabona inzu, ibintu bisabwa, ibyangombwa, abantu badukodesha inzu, n'abantu nyine baziranye nawe, ibintu biroroha nyine duhera muri Gakenke, ariko ntituzarekera muri Gakenke. Niba hari n'ahandi utekereza ko wenda haba hari ideal, tukaba twashyiraho centre ya kabiri, ngiwe ndi open. Ndabashimiye rero, murebe video ikurikira ni ncamake ku bijyanye nuko Malayika Community Center ikora. Imana nidufasha tuzashyiramo computer ku buryo n'abana noneho uretse kubentroduza ku bitabo gusa, noneho twabashyiramo na za mudasobwa. Niba ufite mudasobwa udakoresha, waba uri muri Amerika, waba uri muri Europe, waba uri mu Rwanda,
DM unyandikire rwose iyo mudasobwa uyiduhe none abana bajye basoma barebe no kuri mudasobwa twabashakiye na televiziyo bakajya bareba nka filme ziri inspiring ndabakunda Bebe nta rugero rurimo igihe kane mpawuze Rambere nitwa Uwera Janine ntuye hano mu Gakenke ndi umukobwa imyaka 35 ninjye ufasha abana hano kuri Malayika Community Center nigisha abana 37 abakobwa 16 n'abahungu 20 imbogamizi bahura nazo abenshi batuye kure tinda ababyeyi ntago babashishikariza kuza hano ariko abitabira baragerageza hari n'itandukanirizo hari abaje batazi gusoma ariko ubu barabizi no mu ishuri yabaga nko 20 ariko bakaba yarabaye wa 5 kubera kuza hano ikindi hari nk'umwana ugera hano iwabo atabonye nk'imbuto cyangwa iki ariko hano akabibona mu minsi 2 mu cyumweru hano hari icyo babagaburira ikindi gituma abantu n'abadakunda gusoma ni imyumvire ntago gusoma babishyira imbere cyane ntago babiha agaciro ariko aho abana basigaye bazira hano abenshi basigaye bakunda gusoma biranabamotiva bikatuma biyongera ubumenyi mu magambo make nicyo navuga Malayika yadufashije muri aka karere ka Gakenke. Joseph mfite imyaka 10 niga mu mwaka wa 3 jamaye ubumenyi ntari mfite nicyo yanatumye ngira amanota menshi ku ishuri nigaho byamfashije gusoma cyane icyongereza menya duke no mu gifaransa navuga ko Malayika ari ishuri ryiza ritanga ubumenyi rikanatwigisha ikinyabupfura kandi biga kuri Malayika abenshi ntago batsindwa. Amazina yanjye ni Mbonereho Noella nkaba nanjye ndi umwe mu bakora muri Malayika Community Center hano mu Gakenke. Icyo nari ngiye kuvuga kuri Malayika Community Center ni njyewe muntu waje kwitangiza cyangwa se kureba umwanya twayishyiramo ako bitewe n'ukuntu ahantu hateye n'uko akarere gateye. Nza gusanga rero aha mwabonye muri kuri location cyangwa se ahantu nemeye ko dushyira Malayika Community Center hegereye ibigo cyane kuko twashakaga n'abana hegera ibigo byinshi abana niho banyura bataha niho banyura bagiye ku ishuri bivuze ngo biraborohera kuba bava ku ishuri cyangwa se nimbara batagiyeyo bakaba baza mbere bakiga ibyo biga turaza kugenda tubibasobanurira cyangwa se ubumenyi bahabwa hano turaza kugenda tubibasobanurira harimo nko gukunda ibitabo kwiga gusoma ndetse no kuba twateza umuco wo gusoma imbere tukawushyira imbere cyane kuko si ibintu byari bisanzwe cyane mu gihugu cyacu ariko tubifashijwemo n'ibitabo ndetse no kubibakundisha nicyo kintu cyatumye tuza hano mu Gakenke. Si ibyo byonyine babona n'ibindi bakora nyuma yo kwiga bivuze ngo hari ukuntu abana babonaga bigaga ku ishuri ntibabone ibintu bihagije ku ishuri tuvuge ugasanga umutica ntago cyangwa se umwarimu wabo ntago abonye umwanya wo kumenya buri mwana wese icyo akeneye icyo agomba ugasanga nyine ari kunyura hejuru ariko hano ikintu cya mbere kindi kibafasha iyo bageze hano muri Malayika Community Center nuko ya masomo bayasubiramo baba bafite umuntu yabasubirishamo akababaza uko biriwe ku ishuri kugira ngo umwana abashe kugira
uko we yiyumva n'ukuntu ese ibyo niga ku ishuri bihuriye n'ubuzima busanzwe. Murakoze, nitwa Nikuze Modesta, ntuye hano mu mujyi wa Gakenke. Nkaba mfite abana babiri biga hano. Icyo byadufashije mbese kuza kwiga hano, abana cyane muri iki gihe cya korona, aho kujya kubunga bazaga gufata amasomo hano, kandi no mu bwenge ukabona hari ikintu kiri kwiyongera. No ku ishuri umwe yarabaye uwa 24 ariko yabaye uwa 18, undi we yabaye uwa 4. Ubwo nge numva rwose mukomeje bagakomeza kwiga bidufasha cyane, bigabanya uburangare, kandi no ku masomo yabo ugasanga mu bwenge hari icyo bari kunguka. Bafite abana batari baza hano bakaza baza gufatanya n'abandi kwiga, kuko cyane bigabanya uburangare bw'abana kujya kubunga, noneho no mu bwenge hakagira ikiyongeraho.